niba wikundira ibiryo si wowe wenyine. Icyo ni kimwe mu bintu by'ibanze ikinyabuzima cyose iyo kiva kikagera gikenera. Nyamara se wari uzi ko hari inyamaswa ishobora kuba nari ngiye kuvuga ngo hari inyamaswa ishobora kuba itarya. Noneho sinzi ko twari kubyumva kimwe. Gusa hari inyamaswa ishobora kumara igihe kigera ku myaka 30 itikoze ku munwa. Iyo ni iyihe? Ngaho ngwino tujyane maze dusure inyamaswa tugende tugereranya imirire yazo duhereye ku dusimba duto turya utuntu duke tujyanye n'ingano yatwo kugenda ukageza kuri bya bisambo kabombo birye ibibarirwa mu matoni. Harya wajyaga wirira ngo urarya cyane abandi baguseka ngo ugira inda? Humura, ngwino gusa wihere ijisho ugutwi n'umutima maze umenye uburyo izi nyamaswa zibasha imyaka. Love and learn, let's understand the wonders of this animal land. Inyamaswa TV. Mureka dutangirane n'iyi fi yitwa goldfish. Gitangaje kuri aya mafi nuko atagira igifu. Ese wari ubizi? Goldfish ziriza umunsi wose zirya uturyo duke duke. Ziramutse ziriye byinshi byaziteza ikibazo kuko nta buryo zifite bwo kubibika. Nkaho ibiryo bizinyuramo binyuze mu ira rimwe rimeze nk'itiyo byikomereza. Ubwo rero byagorana kuvuga ngo iyi fi irya bingana iki. Mureke noneho twivugire ku mbeba. Ushobora kuba utarubizi ariko imbeba nubwo ari agasimba gato irarya cyane. Ku munsi umwe imbeba ifata ifunguro inshuro hagati ya 15 na 20. Urabizi neza ko mu bihugu bikennye abantu barya gatatu ku munsi ari mbarwa. Hari n'abamenyereye kurya rimwe ku munsi. Ariko imbeba ikarya inshuro 15 kugera kuri 20 umunsi umwe wonyine. Ubu dukomereje ku rutambara. Urutambara ni agasimba k'agasambo pe. Rurya icyo rushyikiriye cyose hakubiyemo n'ibyatsi ariko cyane cyane ibintu byiganjemo inyama. Tekereza ko urutambara ruba rwiteguye no kurya rugenzi rwarwo atari mu rwego rwo kurwana ahubwo nyine rwarubonyemo ifunguro. Ibi ni byo mu Kinyarwanda bita uburyoko. Mu Cyongereza bikitwa cannibalism. Kurya icyo muhuje ubwoko. Ku munsi umwe urutambara rushobora kurya udusimba tw'inigwa 20. Birakabije pe. Iyi dukurikijeho yo iragutungura cyane. Yitwa katapira. Ikinyugunyugu mbere yuko kimera amababa yuje ubwiza n'uburaga ngo gitangire kuguruka nk'uko tubizi, kibanza kuba kimeze nk'ikinyabwoya. Icyo nicyo bita katapira. Iki cyiciro cy'ubuzima iyi katapira ikimaramo ibyumweru bishobora kugera kuri 2. Nyamara muri icyo gihe cy'iminsi 14 gusa katapira ibiri y'amababi y'ibimera bifite uburemere bukubye inshuro 27,000 uburemere bwayo. Kuko dusanga ikirundo kinini cy'amahurunguru munsi yaho katapira ibiri. Yisaba kurya ubutaruhuka kugira ngo ive muri icyo cyiciro maze ibe ikinyugunyugu nyacyo. Munyemerere noneho tuvuge ku rukwavu. Muri rusange igikwavu cy'igisore kiba gipima ibiro hagati ya 2 na 3. Bitabujije ariko ko hari n'inkwavu zigeza ku biro 6 ndetse n'10. Ariko izo tumenyereye no guhera ku kiro kimwe kugeza kuri 3. Igitangaje rero nuko bidatangaje kuba urukwavu rwarya ibyatsi bingana n'ikiro kimwe ku munsi. Muri make urukwavu rumwe rushobora kurya ibiryo byaribwa n'abantu 2 ku munsi. Nayo mpamvu usanga rufite imbaraga nyinshi. Ajya kuvuga ngo nutemera urukwavu yemera ko ruzi kwiruka. Uyu munsi wongereho ko ruzi no kurya. Tukivuga inyamaswa zo mu rugo ntitwabura kwibaza ku mbwa. Bitewe n'ubwoko bwayo, imbwa ishobora kurya amagarama ari hagati ya 250 na 800, hafi ikiro kimwe ku munsi. Urumva ko bitakabije. Ariko uretse kwigaburirwa umuntu akayigenera ibyo ashaka kitarenza maze nayo ikumvira n'ibirenze, ubundi yimenyereje byinshi nabyo yamenya kwifata kandi ntibibuze no kujya guhunahuna. Nyamara hari n'igihe ubiyiha ikinenga gusa. Iyo bigenze gutyo uhita ukoresha ihame rigira riti ikimbwa yanse ushyiraho ireba. Tuve mu rugo tujye mu gisambu cyo muri Australia aho dusanga aka gasimba kiswe koala.
kakaba kibera mu biti by'inturusi ari nabyo bigatunze kuko karya amababi yayo. Kamwe mu nyamaswa zifite agafuka ku nda akaba arimo zitwara utwana twazo. Nanone imwe mu nyamaswa nkeya ziheka abana bazo cyangwa zikabakikira zikabagendana. Kuwara ntirya byinshi cyane kuko ku munsi imara amasaha 5 ihanjagura amababi y'inturusu ukiririye amagarama 500. Ariko igitangaje muri ibyo nuko iby'inturusu kandi zirimo uburozi ku buryo inyamaswa nyinshi iyo ziyahaye zivugira gusa ziti mwari mukoze, ariko izo zindi rero siko wala. Ubu noneho mureke tuvuge ku gakoko gato nyamara kakagira imbaraga utagakekera. Ibimonyo bikata ibyatsi. Kimwe muri ibyo bimonyo gishobora kwikorera ibice by'amababi bifite uburemere bukubye uburemere bwacyo inshuro 50. Nk'uko wowe bagukorera imodoka ku mugongo. Ahirarire twumve. Gitangaje si buriya ibyo bimonyo byikoreye ayo mababi ntibiba bigiye kuyarya, ahubwo biyakoresha mu guhinga ibimera byo mu bwoko bw'ibihumyo byitwa fungus. Bishyira ibyo bibabi mu mirima yabyo bigateramo fangasi, bikazitaho igihe cyagera bigakuramo icyo bita gongridia, ari byo twagereranya n'imbuto. Iyo gongridia nibyo bityo byabyo. Ibi bimonyo bya leaf cutter ants birya ibyo byaruhiye koko. Dukurikijeho kolibiri. Niyo nyoni ntoya kurusha izindi zose. Twa kolibiri nitwo hummingbird dufite amababa dukubita vuba vuba ku buryo ntawe wahakana ko dukoresha imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu tuba dukeneye ifunguro rifite ireme kandi rihoraho. Kolibiri igira hagati y'igarama rimwe n'amagarama 20 y'uburemere, ariko yajya gushyira mu gafu kayo ku munsi umwe ukanywa umushongi wo mu ndabo ungana n'amagarama 10 ku munsi. Icyo ni kimwe n'uko wowe wajya unywa amajerekani arenga 2 y'amata ku munsi. Aka kanyoni uko karya siko kangana. Inyamaswa TV. Dukomereje mu kirere, mureke turebe inyoni yitwa pelican. Iyi yirira amafi. Ikinwa cyayo ni kirekire koko, ariko ikintu kirenze n'agafuka kari nkaho twakwita mu kananwa kayo. Aka gafuka kameze nka nzaruhahira, niko ipakiramo ibyo kurya cyane cyane amafi, aho ishobora kumira hafi ibiro 2 icyarimwe, ubundi kabivanamo yohereza mu gifu. Ubu noneho amaso yacu tuyerekeje ku kirura. Ni kenshi twumva bita umuntu w'igisambo ngo ni ikirura. Iki nicyo baba bavuga. Ku ifunguro rimwe gusa ikirura gishobora kurya ibiro 9, kandi kijya kigira vuba vuba gicuranwa niyo cyaba kiri cyonyine. Gusa nyine gishobora guhiga kikaronka uyu munsi, ariko kikaba cyamara indi minsi kitarongera kugira icyo gifatisha. Iyi mpamvu aho kibiboneye kibihereza bya nyabyo koko. Mureke tube turetse inyamaswa z'indyanyama twirebera indya byatsi. Dukubitire mu Bushinwa aho dusanga agakoko kabo bakunda nk'imwe ariko panda. Giant panda nta kindi irya kitari imigano. Ku munsi imara amasaha 18 kacanga imigano kandi kayinyunyuza boshye imashini. Panda nkuru ipima ibiro biri hagati ya 70 n'120, ikabirya ibiro by'imigano bigera kuri 18 ku munsi. Urumva rero ko nayo itoroshye mu mirire. Ku rutonde rwacu mureke twongereho imvubu. Ku manywa ziba zibereye mu mazi, maze ijoro ryagwa zikakuka zikajya kurisha cyangwa kona. Mu ijoro rimwe imvubu ishobora kurisha ibiro 36 by'ibyatsi. Ubu noneho tugiye kuvuga ku nyamaswa yitwa idubu. Izi nyamaswa z'indya byose zishobora kurya ibiro 40 by'ibiryo ku munsi. Cyane cyane igihe cy'imbeho ikabije cyegereje nibwo ziba zirya cyane kugira ngo zongere ibinure mu mubiri. Ibi birazifasha kuko iyo bigeze mu gihe cy'ubukonje bwa dogere nyinshi munsi ya 0, izi nyamaswa zijya kwihisha zikamara igihe gishobora kugera ku mezi 7 zitabona ibyo kurya. Izi nyamaswa zisarura imbuto, zigacukura ubunyobwa, zikaroba abafi ndetse zigahiga udukoko tw'inyamabere. Ibi byose zigamije kuroha mu gifu.
subscribe, come on this ride through the wild where wonders hide. Together we'll discover hand in hand the beauty of this animal land. Inyamaswa TV. Tugeze mu nyamaswa za nyuma ku rutonde rwacu rw'uyu munsi, ariko twaba dukoze ikosa tugiye tutavuze konka. Nawe ariko uramutse utarakora subscribe ntiwaba uri mu kuri, kuko hari byinshi byagucika. Ngaho kora subscribe kandi no kunzogera, utibagiwe no gushyiraho like. Twagiye rero ku mirire yiwe. Mu nyamaswa zirisha, inka nayo ifite umwanya mwiza. Ku munsi inka ishobora gupakira igifu cyayo ibiro bigera kuri 45 by'ibyatsi. Ibyatsi nicyo kiribwa cy'ibanze cy'inka, ariko ishobora no kurya amafu akoze mu binyampeke, cyane cyane ku nka zororwa mu buryo bwa kijyambere. Inka iri kurisha ntikacanga cyane, aho bigenda yohereza mu gifu, hanyuma igihe cyo kuruhuka cyagera igaca bugufu, ubundi ikajya ibigarura, ikongera ikabihekenya, ikabinoza neza, ubundi ikongera ikabimira. Ibi nibyo mu kinyarwanda bita kuruza. Inyamaswa dukurikijeho zo n'ubundi zisanganywe uduhigo twinshi, no mu kurya rero ntizatanzwe. Iyi ni inzovu, inyamaswa ya mbere nini ku butaka. Inzovu irya ibiro 136 by'ibyatsi umunsi ku wundi nta gusiba, ariko byagera ku mazi ho inzovu igakora agashya. Ku munsi umwe inywa litiro 190 z'amazi. Ntibase baguhaye akazi ko kuyidahira, ariko ntikeneye iyo serivisi kuko umutonzi wayo ubikora neza cyane. Inyamaswa dusorezaho yo irarenze ndakurahiye. Iyi ni rutura blue whale. Ku isi yose haba mu mazi no ku butaka nta yindi nyamaswa yigeze ibaho nini nk'iyi ngiyi. Iryo dusimba two mu mazi bita kuri, ku munsi ishobora kurya ibiro 3600, ni ukuvuga ibirenga tone 3 n'igice. Ibyo biryo byahaza abatuye umurenge wose. Igisimba kimwe cyo mu nyanja kikabirya uwumwe. Ko kingana niko kirya. Izo rero zimwe mu nyamaswa dusanga kuri iyi si yacu ndetse n'imirire yazo. Bimeze bite se ku nyamaswa ishobora kumara imyaka 30 nta kintu ishize mu nda? Mu mpera y'iki ndetse mubimbwira muri comment, nimbona mubaye benshi nk'ibisanzwe nzasubika ibindi byinshi mbateganyiriza, mbanze mbabwira iyo nyamaswa ko ntacyo muzamburana se. Mwakoze kubana natwe muri ibi birori by'inyamaswa zirya. Aho nawe niba ugeze kuri uyu munota ureba iyi video, reba akantu wihemba kandi ntiwisondeke. Stay cool, stay hungry.